ubundi umunsi umwe murundi uzamukubita ingumi y'iryinyo kujya tuzinya kubita nzamukubita kujombera ingumi nge niko takwita socuka yaramennye umutwe ejo bundi Jaja urasuze no nagasuze ngwindi zira rya Yesu mani nigasuze mani ntabyo ndi guturuka uruguru ndi guturuka uruguru ni Yesu ni izina ry'Imana ijuru umuntu akitanguranwa mu bantu none se ariyo suze bari kumva vuba kucyo byumvisha ariga mwarawe n'inzovu Imana iguhana nimba nasuze Imana iguhana Koze Sofia nambara yishoje utakandi ari wowe biteye cyane reba cyane kirimo ngo Esta muramurenganya arayihamagaye Esta yorora ingurube ntago yorora inka wowe se wabitubwiye nzovu kuri na mukuru mani Esta yorora ingurube ariko Esta nge barakemwe reka mubaze ari n'imivango icyo bakunda gukoresha ngo ukene ufite itungo rikakugoboka unanga Esta bagiye kumukana mu nzu ashaka guhamagara iwabo iyo ngurube yanjye muyiteye ibibwana ufite 20 ufite 30 ingurube ushaka kubyanga nk'ibwana 12 wewe wabigenza ute Yes reka nongere mbasuhuze kandi bifuriza gukomeza kugubwa neza mwese muri mu mande sieste atokanye zisi iyi ni Epic Media TV naho nge mwumva nitwa Tiote iyo telefone ihereze kamanaga sinshaka amatiku ya kamanaga mu hano iki kiganiro fata telefone yawe telefone ni garafure ifite ya kamanaga twavukiye ku muhima yigaga mu nawe wakanga fata tacu nuzabona umwe misene subu yayishobora sibamba bazima buri munsi nawe nubwo wiziniveta ibikunanira twari twaze primaire nese umuntu umuntu umenya byose ariko nzovu uba wumva ari umuntu wamenya byose niwize gute abantu bitini turabazi uzi ibiryo wadutekeye sosi wagira ngo ni nyabarongo ya sosi nagomba kuyitekera kugira ngo nayisigarane nzovu sunduta nzovu reka manze nkubaze sunduta uzi iminsi bayiri kuntu ngana uranduta imbuguyu ni iki imbuguyu washyize amafaranga mbikubwira washyize amafaranga imbuguyu ni ibiryo bikomeye ko bitenda ntetse ibishyimbo icyo uvuze icyo ni ariko reka mvuga icyo nashaka kubaza uri ukari indirimbo ntuzageze kuririmba uriya mugabo bita ngo nakumerehe y'imbuguyu yego mama we na imbuguyu urumva ntago wazimera kandi ibishyimbo ntago wabimera yaravuze ngo nakumereye imbuguyu imbuguyu ni iki imbuguyu ni nko avuga ni nko avuga inzoni ni umuntu umaze gukura ni umuntu umaze gukura sibyo n'amata wamaisha ikozwe mu mata ikozwe mu bijumba akazizo ugiye kurya shokora y'abana ni mu mateke biganza ari muri adresse mujye mu muhanga turye mari ahubwo ari muri cyakibaro retour d'âge oya ari muri retour d'âge se ari muri adresse se umuntu ushaje wamaye nini se urabona wamutamika ko abaye we wantamika stari ha ndagutamika cyase ngutamika simbishaka none guma nibyawe mutamika ku gahanda ariko muru ake nawe usko wiganye delefina nuvuga ngo ake ngini jambo ake n'indurivuze ntagavuza ake wanera akira zana nyene watamiye watamiye man ese regara ngajya nzovu yarajya kukakuyanga kabe igo mbabyiza ukuri eye ni yayimarane naguze samusanga habari minota ibiri mbere uko bara bose bazana yitwase n'undi urayitwaye nzovu cyakunaniye ubundi ese yahaye ikintu kanibarize nzo yaravuze ngo ese ngarabishe isho imbuguyu ni iki wese arabishe nabyo oya yavuze si wabishobora reka cyo kiganiro ese ngo ninjye mvuga ngo urabishe ntago mbizi nunze uri ibirayi uri imyumbati ndi ubugari mpamvu yo guca ubunobere ibyo biganiro twarabikoranye wagiye ubivuga kenshi warumagaye wagize ngo warumagaye mani iyo mwaga mwaserereye ndi urutare ndibuye icyambere nzovu ni umwana nditsi ni umwana guteze ni umwana gute hari ukuntu umuntu akuranye n'ubwenge bukicurira niba nzovu uremera ko ubwonko bwanjye bwacuramye kuri muzima mubwira si byatanzovu ratanzovu isura mwana nyine uku nguku ndi umwana se warambyaye ko bavuga ko wakuyemo inda
iranda wayikuyemo wani nawe ngo wayineye kometse ako si zonda zibunga muri imihanda izondo umuntu azazikizwa nazo baba bafite muri no mihanda bazi ubwenge ndatabaye izo ndabana mugari zibunga muri imihanda zitajya zivuga n'abatera inda bano bantu dusabe baravuze ngo afite inda iyo nda yaburiwe irengero ubu aka kanya ngo iri kwa Esther mu rundi ngo yaburiwe irengero iri kwa Jaja cyakora mishweme nyatajya yifata wanjye se kandi ariko reka mbabyize ukuri murabona uyu mudamu afite abana babiri burezi kugira ngo uhe mudamu undi mugabo gutenda bayaguhaye ngahe babiri undi umwana w'inyamirama umugabo gutera inda koko iyo nda yaba yaguhaye ngahe yo kurera uwo mwana ikibazo cy'amafaranga yo kuzo ako reka mbabyize ukuri we nuko utarabyara imyenda y'abana muri kigira irahenda wateraga inda ugenda ukagaruka wongeza abanje bareka hari akantu abagabo basigaye bahekamwe abana hano kuntu bakita ngo iki karaka akaboro mani siko ntazi baheka mu mwana se karakano nza amafaranga kagura ni porte bebe ni porte bebe porte bebe ne ndi babakikiriramo ese nzovu bakita ngo iki Yesu we shanda kwaje urumva uzi impamvu umugabo abikora nzovu bakita ngo betse ndakababwira uzi impamvu buri abantu b'abazungu akoze wa mugore we umumariye iki kutamukira n'inzara kwanza batajya yitawaza amabyaha azafata ntago yitawaza so wagahambirwa we ko atarafata muri izi nzaza ko adafatamo genda ese nawe yafashemo nese nzovu ntago reka mbabwire impamvu mbabwire mwago kuri ako oya uretse tubaza tu niyo mpamvu nzovu ntabwo yambara arayambara ikamanya cy'umweru yarahubye yaraboze akahita yirekera hariya bakazayifurira rimwe reka mbabwire impamvu ako kantu mvuze abagabo bahekamwe abana kunda sibyo urabona abazungu niyo uzasanga nk'umuzungu ufite imyaka 74 ungana na mama aba afite akabere kagihagaze kuko iyo uhetse umwana umveta uhetse umwana niyo mpamvu urabeshya nibyako bituma amabere agwa ahubwo baranikama nago bonse abana bashiraho ibintu gutya n'abagore binaha barabyize hano muri Kigali arabyara niyo akajya kama amashereka ariko nanone mishu hari akantu kameze nka bebero urayireba ba umwana akagatamira gutya umwana akamera nk'onsa nge mbasha ubwenge imana nabyuze ako kantu kabayeho kuva kera oya ako kantu kaje vuba mu kanwa kurangaza umwana ariko bashaka kugashyiramo amashereka cyangwa amata ara nta kintu kiba umwana gusa akomeza kuyango nibe nakuru umwana kuna gucana ku rutoki baba muhaye inzibyo nawe agomba umwana abameze nko konka ibere yakonka ibere nta kiba kirimo bakita ye kameze nka bebero bakita bebero oya ntabwo ari bebero ntabwo ari bebero ari umuntu ababizi akatazi nuko byitwa rega turacyakene waruvuze ibyo baragusereje ku byo kwitabaza ubu misho yitabaza ati shanje nditawaza pe oya nditawaza nyabugenge n'ubugenge bwayo bakobwa bafise inzara ndende ibabwire we ntazo ufite none tugara duhaye amakuru ko ntaza afite ubwo turamenya aba mwasangira ubwo nayo twari kuduha amakuru mazima yabaje kuduha amakuru apfuye ntago ari amakuru apfuye umuntu ufise inzara ndende murabe hari ahaboro twese tuziranyeho ugakaraba kuri no washobora uhakarabye bari abantu bafite inzara mwasangira ubugari ntago wahakarabye utisibye nyine ko bo imitwe bafite ngo bakoresha akaboko k'imoso kuko none se reka mbabwire mbabyize ukuri ko ari abantu bakoresha imoso ugasana no kurya ibishasha byabafashe mu kibuno none kujya kwitabaza bikababera ikibazo ariko iyo ufashe kwitabaza bigenamo neza niyo ugenda wapi rero n'abandi ntabwo wabyumva ariko ugiye kwitabaza ni ibintu byoroshye biri reka mbabyize ukuri mw'abagore mwe urimo kwitabaza kwaje kwapfura ushyiramo amazi ko urimo kwikinisha ariko umusaza nyamara asaza nasa uri kwiheha we uri kwiheba
iyo arimo ariheha ese nzovu niyo mpamvu waretse koga kugira ngo bitewe niyo mpamvu atajya niheha atarayikinisha ese ko twabanye sinongera nkora isuku wakoraga isuku kubera Esther niwe yakubwiraga ngo ukora iki Sofia ari kumwe na Esther aba yashimwe byose rero ngiye kandi amakaro nojya gukora yagiye ku ruhande Esther ntabwo cyapara nakara mu kiganiro kwawe turi yanyongora arambwira ngo shangu iyo turi kumwe ndashyuka Yego. yo yagiraga hano none ko numva ari muzima akozeho gatatu muzima ngo agere aha kwita tunakabonye nakara umva mbagabanye byo kongorera nangaho tubwire biraturabira murashira hano ukanya wageraga hano tubwire mushira hano n'ukuguru kwa gatatu nzovu ko ari muzima unone kuki mumubeshyira ngo ntago ngo afite gutya kandi agera aha ngaha ayiga mana we ntabyo kongorana hano bihari mutubwire ngo bigenze gute aho ngaho Nzovu byagenze ute ko wafasheho warekuye inka yagiye kwahuka yashoye yashotse yagiye kunywa amazi wajya kunywa amazi inka yagiye kunywa amazi babivuga akantu kari gucaka iruhande ngo wi nzovu nzagaruka reka nibaze ikibazo Esther nzagaruka hano nkuzaniye Nzovu haguruka turi baramuroze mana nzovu wari uvuga ngo meze nk'inka yagiye kunywa amazi iyi nka yagiye kunywa amazi babivuga gute nenge kwibaza Esther oya ngavuga inka yagiye kunywa amazi bavuga gute mu kinyarwanda yego oya nyine kunywa Okay, uko twanywa amazi bahita ntibavuga kunywa amazi kw'inka hasi ni umusenyi hejuru ni umusemburo ntabwo murabishobora mwavukiye ku buryo mutazi kujya kunywa amazi kw'inka uko babyita byose si ubushoro cyane reba cyane kirimo ngo ariko yego ko Esther muramurenganya arayihamagaye Esther yorora ingurube ntabwo yorora inka oya si wowe se wabitubwiye nzovu kuri na mukuru mani Esther yorora ingurube ariko Esther njye barakemura Esther reka mubaze ari n'imivango Esther bakunda gukoresha ngo ukene ufite itungo rikakugoboka unanga yitsa bagiye kumukana mu nzu ashaka guhamagara iwabo iyo ngurube yanjye muite ibibwana ufite 20 ufite 30 ingurube ushaka kubyara nk'ibwana 12 wewe wabigenza ute nanjye nabigurisha ubyoroye ngo nanjye nabigurisha nese wagurisha kwifatira amatera bahita bagurisha agiba urusa Esther tubwiye yuko ngo yorora ingurube ikiraro cy'ingurube cyitwa ngo iki cyane mukavuga ingurube ntabwo ari inkamana uyu ngo ni ikibutiri ntabwo ari Esther nayo yaragiye ngo yitenga umwana wo kwa dadi ibintu byose by'iwabo yarabyibagiwe ingurube kwa dadi ni umwana wo kwa dadi ninde ari imbeba wabwese ko nabwo ari ikiraro wabwiye ko ari ikiraro nacyo njya ku manywa na nijoro ndisiga papa we burango yoga gafa ndarya ndanywa nawe nsaba 1000 of course gute nataba ko ndari n'umwana yuna burangiye urampamaga nkayagufa ntabwo naguhamagara urabeshya Imana iguhane uko ngo ikiraro cy'ingurube bakita ubwo nta kintu nsabiriza uravuze kujya ukesha burusheti uyishyuye ibyo abagore n'abagabo bagiye ubivamo twivanga ntabwo bikorera mba ngomba gena nzovu cyane ibyo abagore n'abagabo iceceke muvuga ati iby'umwuzukuru na muzehe uyu ntabwo ari muzehe oya ni ukuri nzovu yaba ari umwuzukuru ninde wande wa nani uri umwuzukuru nzovu wavuze arega turi umwana avuga iki ko mujomba ahantu hababaza uzi impamvu ko murundi yagira yaba ari umwuzukuru w'umuntu ufite imyaka 50 nabandi umwuzukuru w'aka gasaza nakuba nzovu aho gasaza ku buryo murundi azamujombye ku buryo umbomoje sinakuvamo ari sogokuru w'uwo mukobwa ubundi umunsi umwe murundi uzamukubita ingumi y'iryinyo kujya tuzinya kubita kujombera ingumi nge niko takwita amacupa yari amennye umutwe ejo bundi Jaja urasuze nuko nagasuze ngwinde izina rya Yesu mani nigasuze mani ntabyo ndi guturuka uruguru ni Yesu ni izina ry'Imana ijuru akitangura
ntabwo njye mana akitanguranwa mu bantu umuntu akitanguranwa mu bantu none se ariyo suze bari kumva vuba vuba kucyo byumvisha ariga mara we n'inzovu imana iguhana nimba nasuze imana iguhana kose Sophie nambara yishoje ute kandi ari wowe biteye niza umva nimba nsuze njye kumva numva iyo ngari yese ngo jajarasuze nimba nsuze imana umusuzi nuka mu bantu uritangura ngo sinzi umuntu usuze kandi umusuzi ubunuka ntunywa amazi yego ntarya imboga ubucapati nabwo bwumye n'ubuharage nazi ubwo bucapati wigeze uhungurira hoya hano kandi waraki cyagira muhurumba ku ntabwo gatapati nigeze ke muhurumba narabyikoreye nabyo nigeze ndya cyagije wari uri kurya capati yumye hanyuma Esther ari ikiganiro mwigeze gukora uyu mubyeyi uyu mukobwa uyu mubyeyi uyu mufiyemeri uyu muri kwita umubyeyi ubu none umubyeyi ntabwo wanyabingise ariko ukimubihaka oya ntabwo nge nihakana abana banje naranedekaraye hako nyine nimukaje munyita ku mubyeyi ndutande hano uyu mwana Mishu oya nabo ni umwana uyu mwangavu Mishu iwe urakana wenda biranduta uyu mwangavu Mishu uri kumva none se mwite nguki yanze ko tumwita umubyeyi wavuze ngo mama se cyangwa umugore yabyanze vuga umugore nabyo yabyanze vuga umugore nabyanga bireka nabyaye umugore hari uwambyaje muri mwe ufite abana babiri ntabyo nshaka mubazi ntaba hari se vuga nguki ngo vuga uko tukwita munyite Mishu uyu Mishu uri kumva hari ikiganiro uzi mwavuze ngiye ko namwita namwita fiyemeri fiyemeri ni iki fiyemeri ni umukobwa uba warabyaye bivuge mu kinyarwanda bivuge mu kinyarwanda nose misharo ari umugabo agira mishu nta mugore agira nta mugabo bivuge agira mu kinyarwanda ibyo by'ibifaransa fiyemeri icyo ari igifaransa bivuge mu kinyarwanda ntabyanze ni ukuvuga ngo turi gukora ikiganiro mu kinyarwanda none se ko muzi izina rye mwavuze izina ubundi murashaka ibindi byinshi ibindi kuki mwamugorana mu mutwe ibindi byinshi mushaka ni iby'iki hari abonazanye bose hari abonazanye nimba atabishaka ntabwo abishaka mwabagore mwe izo nda zanyu iyo ziza kuvamo nimba mwamuza iyo abo bana mutemera vuga izina rata washaka kuvuga ngo yego nari mvuze ngo Mishu n'umuntu witwa muri ikiganiro mugeze gukora muvuga yuko ni wa mutipe wa mubibi wundi Kiwingu ntago mbyibagirwa uretse gato Kiwingu biravuga yuko ngo mupfa ngo umuntu ngo umwe muri nabivugiye ukuntu uzana umuntu wamamagaye Kiwingu ninde mukuru wa Yesu ngo turafiki nzamuntu se turaziranye ako muziko uziko tutaranicana nuragiye ibiro byinshi uziko yanyegamye yondo kumva ngiye guhera umwuka nukwima biro rajyando uyu nahetse mu mugongo afite ibiro 39 yaba ari mu filime twaripimishije twese nsanga afite ibiro 72 afite ibiro 39 mwari mugiye kwipimisha mugamije ibiro cyangwa hari n'indi mwe mugiye gukoresha nese bipimishije ibiro ushaka iki wajya kwa muganga ugiye kwipimisha ibiro ibiro kwa muganga tuvuye mu kazi tubona kuma hara ku muhanda turipima bite byawe ubundi nzova arwaye bwa 39 kandi hari ikindi gihe mwagiye afite ibiro muri 40 ntukavuga amagambo akakaye ugafata umuntu usaza byaka 53 ngo yarwaye bwaki zibaho sibyo abafite ibaho kandi navuzwa 39 nese kurya arwaye 50 yego umusaza arwara bwaki ikamufata neza ikamucurika umusaza tubatsoze ikiganiro imvura ariko nimba ndwaye bwaki ntabwo nize mfata imyenda nkemo n'ibura rye oya nzeme ndware bwaki ubundi murundi yabyivugiye ngera kasuku kubeza ngera najya kora murundi azanye umufuka nyanyira ngo harimo ibintu anzaniye pe ubwo watari kwiti anzanye nk'ibiro nk'ijana yari ufuka runini ndavuga murundi azanyemo umuceri azanyemo ibirayi nese murundi nta baga agira njya kora mbona ni imyenda uravuga iti umuceri ntahawe n'abatanzania n'abanyakenya murundi ni ubu amafaranga ukorera wajya uguramo igikapu murundi ibintu byamubaye ariko icyo gihe nibwo yakigera imihanda ntabwo yari Kiwingu abanyoye umufuka none ngiye mu cyumba cyanjye aravuga ngo mayi ngo Esther ngo menye bagutuye ngo nana ndi butware ko ibi bintu aragenda ni imyenda ipakiyemo ngasha ngo ni mukarugendo ngazahora agenda ngo n'umufuka azagendana nawe mukarugendo bamwise mukarugendo buri muntu wese agira i Kigali hari akantu kamugoye cyangwa yahuye nako kamugoye hari n'ibikapu bita nzaruhahira upakira ujya i Kigali n'iki kintu cyakugoye
wowe ugera Kigali iki kintu cyakugoye Taburi minota kwitwa umusazi ndi muzima tunagana no kubuzozagira mugere mutubwira ku kantu kwitwa umusazi ndi muzima ako n'ubundi murundi mbona nabura amakara ariko nimuzite umuntu umva nago tunakosoye n'abantu nago bavuga umusazi bavuga ngo umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe bavuga umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe Yesu nzovu wowe ukiva mu ntara nabizi ntiwavukiye Kigali wowe ujye oya ntago wavukiye Kigali oya ntago ari niza byo niba mwisho navukiye kumwe uyu nguyu wawe kera ni iki ngewe nyuma wavukiye mu bitaro sehashika Minisiteri ni izina ry'Imana icyo gihe se wanze guhita utaha umugabo byagenze tubyemere ko wavukiye se yashika wanze reka guhita utaha nakubwire ni beza kubi reka nanabikubwire no mama we ntiwamenya ko ngewe nyize ku Muhima ngeze mu mwaka wa 6 ubuzima papa wanjye na mama ubuzima bwaramunaniye niwe mfura nta ugerageje ngo mama wawe reka nkwereke mu ariko nta kibazo kuki muvuga imvugo nyandagazi bavuze nta mvugo nyandagazi kuki mupfobya ugira amahirwe n'uwo batoragura mbone yo gushimira ba marayika murinzi bariya barera abana niba batoragurwa ababyeyi kandi gutese ababyeyi ntago bagutoraguye nuko uzima mu bivuze se mishara vuze ngo barantoraguye ariko bitewe n'imyitwarire bitewe n'imyitwarire uzi ko nzovu nta kintu ajya afasha iwabo n'ubundi wagira ngo yose mba nabafasha wazagiye ukabafasha Yesu ndajya abafasha bafashe gute ubafashe ufashe mama wawe ufashe aho kugira ngo atore amahera ahereza abantu bamukuyeho mani ya nyene yabafasha ukuntu ari akonyereka mushikiye twigeze guhamagara de ni mwiza mani urabona ese nzovuye ni mubi kandi wamye afite yase ngende mubi ni umusirimu kubi afite umwana ugiye kurangiza segonderi i Butare mu wa 6 azahita yiga na kaminuza kandi nk'ubwo bakwita tonto nta kintu wafasha umwana ako njya kubafasha njyewe wowe urifashije neze wowe urifashije urafasha wowe urifasha bamushiki nzova akoresha hari umwana ugiye kumusaba 2,000 by'inkweto nzofana bimwe 5 by'inkweto ajya tugenda ahandi kuno ni bamwita ngo ni bamwita nde oya naramuhaye waramuhaye muru yaramuhamagaye asanga yamuhaye ari akabi utangiye gukodesha inzu Murambi utangiye kubyimba murwaye urakodesha hari ahantu bakwirukanye bavuga ngo wabibye mu bicura bitanagongeye gusubirayo cyangwa kugira ngo tumene umuceri ahubwo ujye ushimira pateri yagukorera akantu agusabiriza igikapu barakiguha ntabwo uzongera gutwara imyenda mu mufuka kabura byanzuye kare nahoze mvuga mishuko ari umuntu w'umusirimu ngamemera ko atabura abantu bamutereta ni gute upfa na kiwi sawa uziko twatugira ngo bagufata uba mu rugo wowe uba mu rugo ari we wabiburanye wowe uba mu rugo ibyo ni byabaye mu ukodesha Murambi gute mishujya mwemera nk'umuntu numvisha babivuga ndatangara ndumva pateri we kuva mbona urabona mburana n'umuntu mugabo uwo mugabo se abahetse iki yaburanye na kiwingo wa mutipa gukamera wibesha agenda nawe sawa dushimire abakurikira Epic Media muraba agaciro abakoze wasabo iri joro Imana ibarinde bye bye nimukajya munse byamba nifite abashari banje ntabwo Esther utubwiza ukuri tujye no ku musozi hari kiwingo yaranyishe hari white bari banyishe ati urabizi ko kiwingo angurira byere nkazikurira uyu nguyu kandi kiwingo kuntu muzi nago rwose nuko ngo kiwingo agura byere zikanywa misho nana kandi urakuvuga ati ko ujye kuneza misho ko misho nyine se niyigurira sinigurira ko numva mwangiza utamugurira ukora kareka wamuguraga ko yabaga ari umukozi wanjye agenda nawe ahubwo misho yamugurira agakora ngo ari umukozi kandi ari umugabo wawe ase urabizi neza ubihagazeho ndabihagaraho kuko baza muri anniversaire umwana wanjye bagiye kuharwana n'undi muhungu mugufiya ngo mubomora bakubomora ari babiri basaba imbabazi bagura byera izo ndura abantu bagize nahari muzishiramo gute nuko warabuze ibintu byabayeho cyarabaye sizi ko nanjye naje muri birthday yawe ibyo bintu byabaye wari uhari wari uhari ngibaze umugore wanje man unati ngo nimbwa kugira ngo twiyunge ngo ngugura kesa petit mwa primus ari bariyunga wahitare ko ngura mungo ninjire mu rugo ngo umusohore ngo dufatanyije umugore cyaki n'ikigufi haraga ngo kagufi k'imisatsi bararwanye barenda kwicana umwe bakoraga content basomana se
menya ari uwo ngo wose ngo bafatanyije mu oya urase ko byari kontenti ani babomorana aba nabo ntago bajya bumva ese tubomorana wari uhari kuki unshinze kuki baje bakanga iwahita aramwe ati ndakwingize mbabarira ngo yamujyanye hanangwa ngo umugore wanje ngo mbabara ngo uriya muntu yinjiremo hano ndavuga ati ndetse byajyanye simbi n'abatinye ibintu by'amatiku abana hari mujye mumbabarira ahubwo n'abana je murabizi sinyangendana namwe sinyangendana namwe mumba se kikoko mu ni wabyumvisha ntabwo wari uhari wowe Murundi saba hari ko Murundi nawe yarahari icyo gihe munani amakado yinuza amakado yakangaka Murundi abafashe umutwe wawugize ngo kwasiteri kukibabye atumva ibiri kuba nako ibyo bintu babivuze yarahari bagiye kurwanira inyuma y'igipangu muri seri bitanga ati mwangu no basi ugurizo byeri basi mwiyunge abagabo bose bajya kujya mu rwanira umugore kuko ibyo bintu rwose mba nahari ntarimo ubumisho bagiye kujya berwa bamwe ibyo byase ejo ne wamutukiye iki ejo ne wahita wamutukiye iki naramutose se ejo ne navuye kuri gisaraje nsanga aramwe ati kuki waneje misho kandi uzi ko ari umugore wanje kuki wabuye kwivugira kuri kamera imbere y'Imana ahita sakubwira uko nagesera besha rero buri ufite yanje tubyiye nare tunabirangiriza ngako yarambwiye ngo nimuzongere kumuvuga mu kiganiro yaravuze ngo narababaye ngo namututse ngo nimbwa mu kiganiro niko yavuze yego cyagiye turi kuri X radio ngo naramututse ngo nimbwa nta nubwo nabyibukaga ngo waranuse ngo ndimbwa ndavuga none saho utari niba ibyo bikorwa bikora yaba ari imbwa man none se ubwo ibintu niba yirarira ku bintu atakoze ngo yabuka niba tereta mishu akajya gutereta na kimwe nubwo nereta mani sura mu kinero cyaragira ya ntaga mbomora pe kuko ni wigeze umbonana nawe mishu uvugisha ukuri ko wabonye dukora hano ngataha nawe agataha none hano nabonye nuko iyo kandi ko kubyo bintu wayitara bikunda nago yasoma umukobwa atarongoye nacagiye tungura mukabura amafaranga yo kwishyura ako se twize tugura amafaranga none uyu nawe ukuntu byagenze uri kumva nzovu warayabuze bafata kamera zanyu hano yarangahe vuga nura mu boss yarangahe mvara kuntu babye nyine yavuga amafaranga bafatira kamera nazanye n'umuntu ranje ngwana na nzovu bavuga ngo wese ngo nzanye na musazanya ari umuntu kwe turi kumwe nyibomoreraga ku ruhande ndetse nyambese uwo muntu araza uwo muntu araza aparika imodoka hari araza hano bana bamubonye n'uwo mugore bita Stella n'inyamunini bavuga ati uriya mugabo afite amafaranga mbwira uwo mugore nyamunini ati ntugire ikintu ubwira nzovu ndavuga ko ari musaza wanjye kumba umugore yagiye gushirishaho akabenzi nabizi misharavuga ngo nagajya akabenzi ngo bashyiraho zingaro bamushyiraho zingaro ebyiri tujye kubona tubona ikigo kiraje turataka turari mu kwishyura ese aragenda yagiye nk'umuntu ugiye kwitaba telefone turamubura nyamunini tumubuze none ubwo ndi kumwe na mishu ndi kumwe na wayiti ubwo basomanye byahanye inkoyoyo nanjye niberanye nanjye n'uwanjye oya mwarasomanye wibeshye mwarasomanye genda wibeshye nese undi bikubabariza nta nubwo binambabaye nese nanjye turatereta ntabwo uko utari kubyemera jya wemera ubwo noneho ubwo birangiye ese turamuhamagaye atubona agiye haje fagitire banga kuyishyura uwo muti ikintu navuze bati cyokoze akabenzi nuko wakariye ndakwishyura akabenzi udasebera hano hantu ariko ziriya brushete bazishyurira bahita bafata kamera uwo mutipe na misho bayabuze amafaranga kubyishyura ntabwo twayabuze pe nta nubwo nanayabura wari uri hano wari uri hano nayo nigeze mbura pe niyo yaba ibihumbi 10 hano nabisebe bafashe kamera hano bararwana hano bararwana tumwe tugende ayatse imodoka turagenda abantu baguze ibintu nande nawe ayite ayite na misho nta nubwo bamaze ibyumweru of course ariko ukuntu byagenze urumva hari umuntu wishyuriye mishu ibyo bintu ariko babanje kurwana hano habanje kubinambara kwishyura bushete byabananiye bo n'uwo muhungu noneho uwo muntu aje mishu nyine urabona ayite we yari kurwanirira mishu yego noneho nuza siwe icyo gihe bataranamenyana noneho mishu we arabyanga noneho ayiti ababazwa nuko wari kurwanirira ngo amwihakanye yego hano habaye intambara uwo mugore tumuhamagara ati kuki wanjyaniye telefone ugiye utishyuye ibintu washyirishijeho na telefone wanyu urayijyana mani uzanaturanye ngo tumusange uwo muntu afashe imodoka tumusanga ruguru yagiye kwihisha mani niyo gusohokana n'abantu mani bakagushyira mu nama bakaguta mu nama ujye ubarinda wabonye jaja atariji akujyanye mu birindwi byanagenze neza rwose
byari show mu biniro yaje afite ibirindiro ngo ukase padoke ukagera inyuma gutyo ukuntu yagezeho baravuga ati ariko ni heza n'inzoga zawe zirahenda angiye buramba nibaza ukuntu mama muvuga ngo nabuze yo kwishyura man sha uransebya kuri kamera uziko no kuri exage wabivuze ngo nabuze amafaranga yo kwishyura gute shamani ari amafaranga nari naze kwishyura mbishaka icyo kiboro cyo nari nasabye birabibo ibyo boro byo ndibuka ko na boss wano yavuze ngo tujye turabisabye kuki abari babisabye ibaze ko icyo gihe noneho nyuma yaho uyu nta muntu ukiza w'umukameramani cyangwa uje gukora hano iyo nzovu yagiye ntiwabona amahoro reka dusoze ujye kumureba ntabwo wayabona amahoro asa nubwo amukunda bagira ngo akomeze yifatire iyo dusoje ntabwo wabona erega mani bano bantu bari ku izina ry'abagabo rero abagabo babo babanze bakabanga burundu nese bajya babahamagaraye si bameze nka mishungewe niyo wanyibagirwa inshuro nyinshi uranyibuka kuko ngiye izina ryanjye narariharaniye ndarirwanirira ndarikobokera nta mugabo naje hano ngo twabomoranye ngo niyo mpamvu sibyo rero Esther abagomba kugenda inyuma ya nzovu yibeshya akamwanga neza burundu byarangira nanjye uzatuma nkwereka umusheri wanjye rwose sinyankundana n'ubwana pe ubwo ni ubwanyu yesi reka rero turasohoreza aha ngaha ndabona wapira reka dusoze bari bakuvuze nabi nzovu barakuvugiye yes reka rero nshimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri Epic Media TV reka nshimire umwe wese watangiye ikiganiro kageze ku musozo njye nitwa Tuyeteye ni Epic Media TV tuzabane mu biganiro by'ubutaha ciao